yaba nasaga nawe sinshobora gusa nawe kubera yaba nasaga n'umwana wawe sinshobora gusa nawe buri muntu arisa buri muntu arivukira ubu ntabwo usa n'abana bawe jamais kubera iki umuntu mudasa n'umugore wawe ariko umugeza ahantu hamwe niho musa reka ntabyo ngibyo n'ibintu byawe nifite kubeshya njyewe nisangiye nyine jewe nabigira umwami yarabivuze hari ahantu mugera mu urumva rya si wasa n'umwana wawe ariko nabigira umwami nabigira umwami niyo bapfuye kamwe ngo hagiro ngo umutwaye bukire uwo mukoshi nawe utwara nk'utwara urumva se bigaragara ko nabigira umwami yaravuze ati jewe nyine urabona ibibazo yagarimo urumva kubera ibibazo simbizi niwe ubizi oya sinufite social media nukoresha afite ibibazo ki afite ibibazo yabuze canoye ayo n'amatiko yari yarayibonye yarongera arayibura nubwo kabiri yarabuze iza iriho amazina ataraye yagiye kubarega urumva muri rwego rwo kuvuga ko dufite ikoranabuhanga umuntu nk'uriya ukomeye kuri abantu baciye no gute niba kwa bajura nibo mvuga bingegera rero yarayiyibishije se oya ningegera buriya zarayirobye ingegera urayobe ko zikora urumva yayibuze ingegera ya mbere sinayikubwiye yavuye ku murongo hari izindi za kabiri rero ziri yavuye ku murongo cano yivaho sibyo none imaze kuvaho mu kugarukiza barayihindiriye amazina yakwandikiye YouTube ngo Mr ngo give away none agomba kwandikira YouTube akayandikira nawe kabira umutaramu umwe natutera imbere rero inshuti ni nkiyo inshuti ntabwo wiri gubaza yabwo ati antuka iteye imbere ahubwo reka nanjye nyiteze imbere reka muteze imbere reka duteze imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda tuzi ari mu Bwongereza simvuze izina rye ariko ashaka kumwiyambaza akareba uburyo yagaruka ubwo sinuzi uri kuvuga inde Dekati uriya ni imfura ni inshuti yanjye magara Dekati uriya yagufasha cyane uriya yafashije abantu benshi ese kuba utari proud yo kuvuga umuntu wagufashije no biba ari itiko ariko kwera ko muvuze nanjye mugende uko ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye pe kuba utari proud yo kuvuga umuntu wagufashije no ni itiko no gushortiko ariko ko muvuze ndabyemeza kugira ngo utayoba mvuze ndetse uravuze Dekati ni inshuti yanjye magara ndongeye ndabivuze kandi uriya arafasha amaze gufasha abanyarwanda benshi amaze gufasha abantu benshi ku buryo ashaka kumufashamo akayobora ikongera ikagaruka umeze nk'umuntu udafite discipline kubera ko nakubise nzovuse nzamuhundagura nakomeza gukora uburanza nzamuhundagura byo ntabwo nzabireka ndakurahiye onodudi azagufungisha amfungisha kuko yakoze uburaya ko batari bamufunga kubera uburaya ahubwo bwo nzamufungisha wari wamufatira ku ndaya nivuga ndamufungisha nutareba neza wese ubusanze ngewe ndi ku ndaya humura ntabwo turi gukora uburaya nakoze uburambona uratitiye ugize ubwoba uri yose oya ntawe ndiyo ntabwo wagerageza kubyitoza oya ni akazi kawe yesi kangusuhuze wo gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi tudahwema kubagezaho dufite abatumirwa bacu muri kubona kuri kamera nk'ibisanzwe wowe bakwita Lili cyangwa Liliane bananze baranyerewe ntabwo nakuba nivuga hasigaye ngira ngo turi ku kiganiro cyacu na Rukundo Vampire nako Empire Rukundo Vampire na Empire byose ni kimwe byose ni Empire uko biri kose rero turi kubona Liliane nanjye kayita nkonjori yaraskanye umbe ikiganiro kiye kuryoha rero kiye mu buryohe bwiza cyane ngira ngo turafata amateke tuyavanye n'ibijumba uko biri kose rero turi kumwe na mugenzi wanjye Liliane muramuzi mwiza witwa Liliane ninde wamukubwiye ko ari mwiza ni mwiza wa nyirawe nivuga ngo nta muntu uvuga ngo uriya mukobwa mwiza ni mwiza nyirawe nangwa se uzagira gute uzabana nawe ngira ngo ntabwo ari washaka aho ngo heruka nari nzi ko wabonye umugabo none nawe tugomba kumubwira ko ari mwiza kanyombye zamubona ariko nibyo bashaka kumubona ndareba afite ubwoya mu gatuza n'ubwanwa bw'isekurume buriya rero no bw'isekurume barabarira wari mbaye kinyabibiri Muse ko ndebe ubwoya hano nkabona n'ubwoya hano ahangaha ho bita kunda ntabwo aho ni bisanzwe amakuru yanjye si ngombwa kuyabaza kurambona uko bikose rero ngira ngo muramureba Liliane aho ni inshuti yanjye kuba kera Liliane azi ibintu byinshi buriya hari abantu bapfusa bakaba bafite impano abasangira
nibo bitana ubusa, abasangira ubusa nibo bitana ibisambo. None yashobora kuba ari igisambo nangwa ngende igisambo. Se wigeze usangira nawe kugira ngo turasangira aho bukera bwose nta ryarenga uko bimeze rero. Urareba ko Liliane n'umukobwa kuko ni mwiza, singiye kumufusha ubusa, n'abazamushaka ngira ngo babe tayari kuko ari ku isoko. Wari wanabihakanye ko ari mwiza ariko nawe urabyivugira. Ndabyemereka nishime kwanza. Indasi kuri Ibarinda sinderoke. Urumva ni kuvuga ngo Liliane ni koko n'umukobwa mwiza kandi afite impano afite ni nyinshi. Ni umukobwa uzi gukora massage. Fana bya bindi bazijya gukora massage bavuga ati uriya mukobwa atangiye gukora massage buriya ni umusambanyi. Ni ukuvuga wijya kure urumva. Ibyo mwibyibeshyaho. Urumva kanyo uri kujya kure. So turaza kuganira nawe araza kwitwibwirira. Reka mbivuge ko nanjye ndamuzi ndabizi. Urabimuvugiriza kubera ikireka. Ndabimuvugira kuko nitwe tumutaka, nta muntu witaka kereka yitakumye. Afite umunwa arabyivugira. Impyisi gira iti ari kuvuga incamake nyine ndaza kuvuga mu buryo burambuye. Imvubu ikaboroga, imbwa ikamoka, ariko rero ntabwo turi kwitakuma twebwe. Ni ukuvuga ngo izo nganzo afite ni nyinshi. Numva ko ntangiye kuri massage akaba azi no gukora iki, akaba azi gukora imivugo. Base byibura wari wajyonga ku masi agukorera akamasa. Azamasa ariko azamase hakeya nazamase tuzamase hose arahantu agomba kumasa. Akaba azi ese hose agomba kuhamasa. Hari nyiraho. Haraho batamasa. Haraho batamasa. Aho batamasa ni hesu. Uzabimenya yikoresheje. Uzamenya wazi kugira ngo kumasa. Ese mbaze numvuye ngo narashaka massage. Iriya makuru. Sawa. None rero uyu nguni nabwo yashaka kugira ngo Liliane amumase. Ni umugabo. Uhari ko azamumasa hose. Uyu nguni afite urugo. Kanyombya no kuvuga ngo rero hari ibyo nakubwiraga bindi ntabwo ari kumasa gusa n'ibyo byo kuvuga ngo azi umuvugo. Azi kwandika filime. Indirimbo. Yazi kwandika filime rero. Byose urabizi. Ndi n'umuhanzi. N'indirimbo. N'ubwo rero bazi ko batazi kuririmba, bazi kuboroga nangwa se kuvuga nk'ingona. Banavibura. Banavibura. Bashobora kuza Liliane akabakora iki? Liliane akabaha indirimbo nangwa akabisha kuririmba. Icyo gihe rero kuziranye n'umuntu ngo vibura. Uvibura. Nindi sinzi umuntu. Ubanza ari banzovu. Niwe wazibura. Uziranye ngo n'umuntu w'umuhanzi uvibura. Ninde kandi ngo ni inshuti yawe ngo muraziranye niko njya numva. Wapi? Inshuti yanjye vibura nangwa se ujwigira nawe. Ariko rero tugiye kureba Liliane ni muri urwo rwego rero navugaga nti gushakira abakiriya. Maze gushakira abakiriya bo kurongora tudabora. Ushaka umugeni bo kunkira mu mago. Bo kusha mago ushaka umugeni ashaka kuza akakurambagiza. Kuko nanubu biragaragara ko ushaka gutera chance. Umukobwa ufite ubwanwa gutyo afite n'ubwoya ashaka gutera amashanse. Atera ishaba kabisa. Bavugisha naka. Ni nkabya bindi bumva ngo banzovu ngo barabashaka abagore bakabashaka ko ari bagufi nango baremwe n'Imana nyuma yuko nzovu yikundira indaya. Nyuma yuko Imana irema, Imana imaze kurema. Bari barakoze mu ibumba, niba ari igitaka kimaze gute, niba ari icyondo simbizi. Uziko ngo twavuye mu gitaka. Ariko nge ntabwo navuye mu gitaka. Navuye mu nda ya mama, ntabwo navuye mu gitaka. Mu Rwanda sinabwo munagani. Uko biri kose rero ngira ngo bazagushingura mu gitaka. Abari tayari bakora iki? Bamurongore. Abari tayari kugira ngo bakore imivugo nibaze, afite imivugo ashobora kubigisha asige bakamuriha. Byarangira yajya kwa mwiza, nta musore mwiza se ufite kuburyo gushingira Liliane. Ndamushakira. Ntababura se, mfite inshuti nyinshi. Oya ndavuga umusore wawe. Mfite n'ibigwari byinshi. Ndavuga umuhungu wawe. Bari cyari bato bari kwishuri. Mfite inshuti nyinshi, mfite n'ibigwari byinshi. Ariko ntiwamushingira nzovu. Mfite n'ibigwari byinshi bimeze nka Nyagahene. Mfite n'ibigwari byinshi bimeze nka Nyagahene, bitari byarongora. Kakira kirongo yungushije. Wara ahubwo Nyagahene ye. Wape. Biterwa n'ububashasha. Nene so nzovu nawo basha. Urayo ugasanga Liliane atamuvana umwuka. Muvanamo umwuka gute? Utuvuge Nyagahene ntago yabona kugira ngo arongore Liliane. Are we. Ndamuzi amagara y'indayazi. Nyagahene yewe wumvanamo. Reka wawe ni muke sekereka niba atazi kwanyuze kuri sitasiyo. Uko biri kose rero ni ukuvuga ngo Liliane ubu ngubu uri ku isoko n'ibikorwa byawe byose. Ababyumva rero kuri Urukundo Vampire. Urukundo Empire nangwa Vampire. Nuwa ngo babe tayari gukora iki kukugana kugira ngo ugendere mu nganzo zawe. Nise wese nabonye wandika filime ukanazikina, ushobora no kumuha akazi
ibyo byo kumuha akazi ahubwo mu byumvikaneho ku buryo azajya kwandikira iriya misi yawe watambona watangiye. Nanjye ndi umwanditsi uri umwanditsi nyine mwajya muhuza ibitekerezo. Abantu ntibandika kimwe, ni uguhuza ibitekerezo bikaryoha. Wajya uhuza ibitekerezo na Liliane. Niyo bintu by'abahanzi, urabizi abahanzi b'ubu ngubu n'abafilmeka n'abandi bose bafite bagenda bashingikiranye mu cyacu. Ni abantu bikunda, mbese bo ni abantu bagenda bikururira, ntabwo bashaka bakurura bishyira, ntabwo bashaka gusangira n'abandi. Inganzo zabo bakazishyira aho ngaho bagakora ibyabo, ugasanga bitanaryoshye. Ni nacyo bituma rero ureba filime nyarwanda igenda itakaza ibihe byo gutera imbere. Kanyombya ni ukuvuga ngo abantu benshi bakuzi ku izina rya Kanyombya, sibyo? Ariko noneho twebwe hakaba hari urubyiruko ruri kubyiruka ubu ngubu, sibyo? Nk'iyo uri kubona sinema z'iki gihe zo muri ibi bihe uko bihagaze, ukabona no mu myaka izaza, ubona ari iki bizaba bimeze gute? Nibakomeza gukura bishyira rero biganisha aho badashaka kugira ngo basabane n'abandi, basangire n'abandi inganzo, basangire nabo ibikorwa, basangire nabo ubwenge, babusangiza abandi, basangire nabo, nuvuga ngo ntaho tuzigeza. Ariko rero baramutse bavuze ati reka tugane ku bakuru babizi, tugerageze dufatanye nabo, nangwa dufatanye twembi, dufatane urunana, icyo gihe filime nyarwanda izatera imbere mu bihe bizaza. Yego. Nese ubu tuvuge ko ku muntu ushaka kuza gukina muri filime zawe nta mafaranga ujya umuca. Ni icyo kintu rero nacyo umbwiye ni cyiza cyane, ni cyiza cyane. Abanyarwanda bakunda lift, bakunda iby'ubuntu. Ibyo bintu by'ubuntu rero byica umutima. Ibyo bintu by'ubuntu byica umutima. Kuba wari wabona amashuri y'ubuntu, uragenda ukareba Minerval ukiga mwarimu kugira ngo abone akora iki, twaba duke ariko twihatwishyura. Ariko noneho ukagerageza kwishyura Minerval kugira ngo urahure ubwenge mwarimu, ejo nawe uzabukoresha. Biriya by'ubuntu ni ibintu by'ubuntu, nzi ko ari iby'intumbi. Ko nzi ko hari abantu baguhamagara ukabarya sine bashaka kuza gukina muri filime zawe, bagomba kukuzana Minerval. Nyine urumva aricyo bitanuza mu cyongereza bita school fees. Urumva ukuntu bimeze, baraguhamagara. Tuvuge nk'umwana ashobora kuba afite impano, ariko usanzwe ufite abukinisha badafite impano kuruta wa mwana uguhamagaye, kandi we noneho yishakamo ubushobozi bwo kugira ngo aza gusharinga ubwo bushobozi. Azajya abwira ababyeyi be nangwa abavandimwe bazane school fees. Ibyo ngibyo ntabwo nabitindaho, byo kuntera iseseme ntabwo mbiri. Urumva none ibyo yanditse arayandika. Wese yica ko twumvishe ngo Kiramana aciye 300 uca ngahe. Kiramani aca 300 kuri nde? Ku muntu nyine ugiye gukina muri filime ze abaca 300. Ibyo ni ibyo aba ari umukene. Niba we afite level akoreshamo, akaba afite price, akaba afite igiciro aca abantu nabo bakabyemera, ntange bazaze bayabe. Ariko rero kuvuga ngo aca 300 ni muri nuza ni muri price ye, baragenda bakishyura school office ubundi bakajya kwiga. Ibyo ni byiza cyane. Ahubwo wowe uca ngahe? Mbace iki hari wari waza se ndetse turuka mfite abo nishyura ku mafaranga yawe. Urumva twumvikana, hari n'abaza gukinira ubuntu bakaza bakaboti turashaka kujya muri movie yawe ku buntu rwose, ngenda ndashaka kugira ngo unkoreshe, ariko ntacyo nzaguca. Ariko ngo narumvishe ngo n'urubyiruko ngo ruza ngo gukina movie ngo muraruhemukira gute, barabiba ngo mukata ibanjye suko nguko mbayemukira se, kandi muri abantu b'abagabo bubatse. Niba uzi ko nzaguhemukira ubuje kwenda iki to hoshi, wowe uzajya ahantu baguhemukira wakora mu muriro ureba. Ntabwo ibyo ngiye bibaho. Uraza ngo baraguhemukira, nuzi ko baguhemukira. Niba hari uwo bahemukiye akaba azi ko bamuhemukiye akaba arwaye amakuru, wowe advancing ujyayo. Ese Kanyombya turatera intambwe ujyayo. Tuvugisha ukuri, ufite imyaka ingahe? Simbizi. Ndetse ntabwo nyizi. Ubona ndiho gusa. None se niba ushaka kuvuga imyaka, kuvigenda viriye mu rugo nza hano kugira ngo tujye mu kiganiro, imyaka igeze namenya ugeze. Navuye mu rugo mfite imyaka mike, ngeze ahangaha yiyongereye. None n'amadakika n'amasaha. Ikintu kiyongereye aho waviriye mu rugo ni amasaha gusa. Reka da. N'imyaka iri kugenda. Ubu se uko nasaga ndi mu rugo nkaba ngeze aha niko nsa? Ntabwo bishoboka. Nise waje n'amaguru. Ageze hano yayaze. Waje na moto. Ntabwo waje n'amaguru. None se reka mbanze nkubaze, navuye mu rugo nariye, ibiryo bimaze iki ku mubiri? Bituma umubiri ugira ute? Ukura.
none ibiryo nariye mu rugo biracyakora umubiri. Ni ukuvuga ko n'imyaka nawe rero imyaka nawe ifite ndi mu rugo kugeza yiyongere hano iri kugenda yiyongera no kuva igihe natangiye gukora ikiganiro sinzi aho imyaka igeze. Nicyo gituma rero nkubwira sinyizi imyaka mfite. Ubu ntabwo uzi imyaka izahagarara ryari se ndabizi simbizi. None se umuntu upfuye afite imyaka ingahe? Umuntu upfuye nyine imyaka y'ibirangiriye aho ibihagaze iyangire iracyakomeza. Ni ukuvuga ngo iyo upfuye imyaka irahagarara. Tuvuge nyine niba wapfuye ufite imyaka 10 tubara iyo wari ufite nyine upfuye. Noneho tugatangira kubara iyo umaze upfuye. None iyo imyaka nayo ifite ndi mu rugo ubu niyo mfite ndaha ese wapfuye reka da ntabwo ariyo iri kugenda yiyongera ariko sinari namenya naho igeze. Kereka nabuhanga nkareba aho igeze nkayihagarika mu gihe nari nakandagira buto gutya imyaka ibigenda ikomeza sinyizi rero. Ikintu gishobora gukanda buto cyonyine imyaka igahagarara cyangwa se nawe ugahagarara ni urupfu n'Imana. Ngabipfishe turebe ko ntabwo byakunda ndetse uragira ngo Liliana nipfishije ntabwo naba mpfuye upfuye waba keza abana ariko kubera icyo umuntu apfuye asa neza uzarebe ugiye gusezera nk'umuntu yapfuye aba yagize ponzi niba ari uko baba bamushyize muri firigo aba ari yahindutse igitaka bamushyize muri firigo ubukonje kubera ko amaraso aba yahagaze aba yakeye amaraso ntabwo aba agikora uba umeze nk'igipapuro ntabwo igikabutura. niyo mpamvu ubona yabaye neza mu maso none se kuri keza uri umupfu Kanyombya ntabwo amaraso ahagaze. Upfuye naba keza kurusha. Ufite abafana benshi cyane kuri channel yawe yitwa Kanyombya Live. Kanyombya Live. Ufite abafana benshi ubu ngubu nyine baracyakomeza gukora subscribe kuri ino za kuchannel. Nacyo bituma mvuga Rukundo Vampire. Rukundo Empire. Nayo bazi gukora subscribe bakore share basharing bakore link nibarangiza bajye no kuri Kanyombya bakore nuza broadcast niba gukora broadcast biragendera nabwo kuri iki kuri Kanyombya. Ikintu cyabananiye rero nicyo twavugaga tuvuga ati abahanzi aba YouTube nabo yego baba bitangwa aba YouTuber nabo ni nk'ibigorogo ni ibigori aho kugira ngo bafatanye batera imbere babone ama views babone subscribers bakoresheje ikintu cyitwa broadcast bagakoresha n'ikintu cyitwa gushyira abantu muri community. Tuvuge nkafata Kanyombya Live nkashyira Rukundo Vampire ariko Vampire Rukundo Empire nkayishyira muri community yanjye nayo ikashyira muri community kuvuga ko twabona views tukabona subscribers ariko kubera ko muri bisambo ntabwo bishoboka. Ahubwo mwebwe ntabwo uri mu YouTubers ntabwo urimo wowe no uri kuvuga ngo Rukundo Vampire ntabwo ari yawe ahubwo mwebwe ni mwe bisambo. Rukundo Vampire ni yawe ni nawe igisambo rero ngwira ibisambo biriho nihereyo ndi igisambo Manibu ni igisambo nawe uri igisambo Nanuza ni igisambo inde undi yitwa nde dore na cano yago mwarayitwaye ni Mani Marite simbizi ni bafite ibyo byose ni ibisambo ariko se reka ahubwo hariho n'ibirura n'abajura Bunduki ni umujura wowe ni umujura ntabwo ari igisambo gusa yibye cecene yanjye siriye ikintu twatangiye akatangira kuvuga ngo ni nari muhari ko amashusho azayazana kuko natayazana mushe ubu ngubu ndi kwiga Bunduki uriya ufite studio ndi kwiga urubanza uvuga ngo niba bazi kuba barenganura umuntu icyo gihe nicyo gihe cyo kundenganura kuko njye natangiye imbere uriya n'umwana Bunduki yakwibye cano none se Mukakanyombya nyawe iracyakomeza iriya wakoranagaho n'umugore wawe Mukakanyombya nyawe uba ni Mukakanyombya nyawe ngo niye yarankoresha yaranyishe se yaramenye yarajyanye no kumurekera uriya abantu babakene no kuba hari amashusho yawe yarariho ndakubwira bagiye kugucuruza nta mukire amashusho azayama byanze bikunze azayama n'ubu ejo bundi yaranumiye bati ngwino ufate amashusho yawe ni byiza cyane kuko ntabwo yabikira biriya yagomba kwitonda rero baza umuntu wiba umusaza nkawe ziba nisi uzi umuvumye reka ibyo kuvumana ntabwo ndi umurozi rekeraho nta muntu ujya y'umusaza ntabwo mvumana nabyo nibavuga ngo uravuma undi nta muntu uvuma undi umuntu nabyo ngo avumwa n'Imana Imana yavumye nde na Satani ntiyamuvumye yamujugunye yongeye ku isi kugira ngo ibane namwe bisambo Kanyo tuvuge ubu ugeze kuri episode zinga yakangahe kuri ya Miss yiriya film ica kuri Kanyombya Live mfite
mfite episode 222 mu gihe kingana iki ubwo? Umwaka urarangiye. Twabonye John Kiramani yizihiza umwaka akoze episode 500. Imyaka 2 bibaye 2. Imyaka 2. Hakaba hari episode 222. Misi urayikomeje? Ndacyakomeza none se ntaga. Ugeze kuri misi ya kangahe 2024? Tumaze gukora misi ya gatatu. Ya gatatu. Mba mbona mu gakanzu uberewe. Cyane biriya se ni ukuvuga ngo biriya ni ukwerekana ko aba misi ibyo bakora natwe twabikora. Ahubwo hazaba misi basaza. Misi basaza. Basaza? Misi ntabwo uzi ko twakoze misi bakecuru se? Misi bagore babyaye. Misi bagore. Harimo na ba Mukarujanga. Nuvuga ngo rero ubu tugiye kuzakora misi. Mukarujanga ntabwo ararimo. Tugiye kuzakora misi basaza. Misi basaza. Ubwo azaba ari y'abasaza gusa. Apana kuvuga ba Mr basaza, ba Misi basaza, Misi basaza. Misi basaza. Ubwo se bizaba hazaba hari iki se? Bameze gute? We iryo ni ibanga ryanjye ntabwo ayo mabanga ntabwo yavuga imbere yanuza kugira ngo batazakopera ibyanjye kuko ashaka kubikopera. Nise buriya karaga kanzu ikambayemo wambayemo cya ikimayo cyangwa uba wambayemo agastring. Ibyo ni amabanga yanjye ni nkaho ibyo ngiye nkubuza kumviriza kuko ayo ni amabanga yanjye y'imikino kuko uramutse ufuze ati ngiye ngiye gukora filime nk'ukuntu oya nyine ndavuga Liliane yanditse akajya hari agafata urupapuro ngo filime imeze iteye gutya ngo nayanditse intangiro ni ihuriro ni ako kanya bahita bayigira gute barayikopi akazahomba rero nyine tuvuge twabonye imisi zatambutse guhera umaze gukora 3 uko mwabibonye rero naka kabanga nkwibiye ntabwo ari ngombwa kukadevelopa mfite uburyo nzabikoramo nyine ndabyumva ariko muri karaga kanzu wambara imipantaro bawambaye oya yo namabanga yanjye nindamuka muza amabanga yanjye abandi no bazayakopora ntabwo ari byiza rero ngo bankopere nta uvuga amabanga y'ubuvanganzo y'ibihangano nta uyavuga nabazi ko bajya mu nzoga bakajya mu tubare bakayavuga ngo uzi ko ngiye nzakora gutya na gutya ese Liliane kutamuha akazi kandi ubona yashobora gukina ko duhuri hano nzaturumbuse twaraburanye hashize iminsi ngaho ukomeza ubyivugire ni kuvuga ngo twari twaraburanye ngira icyo mubwira ubwo twahuye byakemutse n'akamasaje nyine ariko numva ngo uzi kwandika ibintu utazi no kuvuga nzi kuvuga ushaka ko nivuga umeze nk'ururagi oya ndavuga biterwa n'iki biterwa n'aho ngeze hari igihe iyo nsanze abantu batavuga nanjye ntabwo mvuga nasanga bari gusara nanjye nkasara nyine basakuza usanze ari ibiwerewere nawe uhinduka ikiwerewere ni ukuvuga ngo wisanisha nawe ugeze nibyo koko naringize ngo nibagiye ngo usanze abantu basara urasa nawe urasa nyine iyo nsanze bari shapu niba bavuga ngo usanze nyir'urugo ahamiriza nawe uhamiriza nawe igisazi nawe uhita uyimira ugiye uburyo asazi ahita azimira bungure abasi babandi barya imbwa ntabwo ushaka kurya isazi ngewe ni umugani iyo migani yawe ni fake iriya massage uyikorera hehe massage nyikorera Kicukiro munsi ya Eto ubu se tuvuge kugiye batangiye massage wayitangiye ryari nayitangiye mu mpera za 2019 ubwo kuva icyo gihe umaze kwica abantu nakumaze kubasa abantu bangahe ubaze benshi cyane ntago nababara ugereranyije sisi nk'abandi ubu si igihumbi ntikirimo kirarenga ubwo ko ugiye kumasa ngewe nabambaye igihumbi ku munsi ushobora nko kwakira nk'abantu bangahe ushobora kwakira abakiriya 10 ushobora kwakira 5 biterwa n'umunsi hari igihe ubona ari benshi nise ubwo ikoze massage cyane ntago intoki ziruha ku buryo ziraruha ku buryo hari n'igihe ushobora kumva hano hari n'uzi ubwo ukamusondeka warushye urumva ukoreye uje ari uwa 10 ntago wamukorera kimwe nk'uwakoreye bwa mbere uri kubyumva ariko burya rero umuntu akora akurikije ubwonko bwe nangwa akurikije ubwenge bwe ndareba ngasanga wandika filime wandika imivugo ukora imivugo ndumva umuvugo ushaka kuza kudubwira akavugo kamwe ko ndabona uri kigwari ntabwo uzi kuvuga turabure oya ndakazi ubanza n'umugabo uzagushaka aramutse agukubise agufashe mu ngoto wajwigira kuko nawe nubwo wabura ngo bakunde maze bagutabare hari igihe umuntu aba afite ijwi ritoya uzazaza gukina muri filime yanjye ko nagushaka kugira ngo uzaze gukina none se uzaze kugerageza uri kugira ngo mvuge nsatura mikro ndashaka kugira ngo rero nkubwire guhaye promise kuko uri umwanditsi koko ndabibona ntabwo ushaka kutubeshya uzaze kugerageze muri filime ndebe ukuntu ijwi ntabwo naryemera
ahubwo natubwira umuvugo oya natubwire ku muvugo twumva imivugo akora tubwire umuvugo ubone kuvuga ngo wamuha chance yo ndabona akazuba karashya i Rwanda sinkurangiye ndavuga gace ndabona akazuba karashya i Rwanda ndabona umucyo utangaje ndabona nta karansanganira abansanganiza impanuro mu mpanuro abo dusangiye isano ndumva gususuruka mu rwa Gasabo gasabagizwa n'ibyishimo nshima abanshingukiye banshakira ibyicaro ngo nicare muri iyi ngobyi duhetse ninjye musizi usiga ntibasiganuze basiganuza ntibamusende bamusenda ntibamusange bamusanga bagasabagizwa n'ibyishimo murakoze akirasha urumva wamwimakazi nakamuha kuko kandi byavuze nibyo none se abari kudukurikira kuri naho ibyijwi no kubera n'izuba riba bagasanga nabeshya singibi arabyivugira ariko ikintu kimwe kibuzeho ni kimwe arajwigira gute se kandi no reba izuba rihari ukuntu rimeze ijwi naba mfite mu gitondo ryo naba mfite kuri iri zuba sibyo nakubwiraga ko atazi ibyo avuga ibyo akora ntabwo abizi nawe watubwira ati imyaka ufite wavuye mu rugo ubu yagiye uba nanjye ijwi naje mfite ri kugenda rigenda kubera iki ubushyuhe nkatwe tuzi filozofi filozofi ni kwisobanuye ni nako isubiza uvuga ngo ibyo uvuze nibyo kandi ureba ko bisa nibyo nasubije mu gihe mu mpera tuvuga tuti ntawe uzi imyaka ntabwo nyizi koko kandi kanyobora yizi nuko bawijijisha kirika yindi banditse murangamuntu nabo baratakaye niba baranditse imyaka murangamuntu nta n'imyaka bandika cyahora babeshya nta myaka bandika bakubwira igihe wavukiye wowe ukabibara ukabibara ni ukuvuga ngo rero nabo ntibandika imyaka ntabwo bariho ngo venta ntabwo babyandika bandika umwaka wavukiyeho wowe handitseho umwaka wa kangahe umwaka wavukiyeho umwaka wa kangahe muri kangahe 6e secondaire niwe wavukiyemo se 6e secondaire niwe wavukiyemo se niyo yanditse kwirangamo ase kanyo urashinzwe ngo kutagira discipline ni iki ngo urashinzwe kutagira arushinzwe kundera niko wandeze ninde abo bashinja kuba nta discipline mfite wandeze ninde ngo urashinzwe kutagira discipline ishinjwe iki bari bambona muri niko ndashaka kubaza bari bambona muri ribu wari wambona nafunzwe nicyo kibazo nyine abantu ikintu rero ngubwiye umuntu uvuga ngo nta discipline mfite ntabwo aba yarakureze umuntu ushinzwe kugira ngo kuvuga ati nta discipline mfite kuko twavuga tuti urareba nk'umukuru w'igihugu cyacu tugiye kuzatora ejo bundi njye ndamuvuga ni Paul Kagame ubu wari utangiye kuvuga ngo umukuru w'igihugu kubera ko nta wundi muntu nzi usibye ntabwo unamuzi wowe ndi kumukubwira noneho bakavuga ati abanyagihugu be abaturage be ni impoli ni indisipline akabyivugira nuko abazi ko abayobora ariko se umuntu wambyaye akaba ashobora kuvuga ngo ni indisipline muri aba ngabo bose zigaragara ubwo niyo indisipline umeze nk'umuntu udafite disipline kubera ko nakubise nzovu se nzamuhundagura nakomeza gukora uburaya nzamuhundagura ibyo ntabwo nzabireka ndakurahiye uzamuhondagura azagufungisha amfungisha kuko yakoze uburaya ko batari bamufunga kubera uburaya ahubwo ubwo nzamufungisha wari wamufatira ku ndaya nivuga ndamufungisha nutareba neza wese ubusanze ngewe ndi ku ndaya humura ntabwo turi gukora uburaya ndakoze uburaya mbona uratitiye ugize ubwoba uri yose oya ntawe ndiyo ntabwo wagerageza kubyitoza oya n'akazi kawe ni ukuvuga ngo ngewe ndiyizi nk'uko mama na data bari banzi ahubwo umuntu wanze ngo yagututse ni nka byandi bavuga ngo yagututse ushaka kunuka nkagenda ukambwira nta discipline mfite nkagenda ngakomeza kandi ikintu cya mbere mbangamije ni uko ibikorwa byanjye bigira bitumbanye bikazamuka kandi gateza u Rwanda imbere ntabundi ntabwo abaturage b'u Rwanda ari ba indisipline nari numva umukuru w'igihugu abivuga nyine bashobora kuba batari bari ko ngo wowe nguriyo kandi ndi mu mubare w'inuza w'abanyarwanda nyine wowe baravuga mbese avuga hari umuyobozi wavuze ngo ni discipline wese kuki atabaye discipline ni abantu nyine b'abaturage bari abdara hakabicabiri aba ngabo ni ibigarasha ntabwo ibigarasha bivuze byo nakwemera kuko ntabwo bidukunda ibigarasha by'ikarita apana by'abantu ariko n'ikarita ni ibigarasha none iryo jambo niziba kwimuka hari ibigarasha byanga u Rwanda cyangwa abanyarwanda by'ubiwerewere biri aho ngaho bishaka kwangiza amahoro y'u Rwanda bishaka kwangiza igihugu cy'u Rwanda bishaka kwangiza guverinoma bishaka kwangiza yewe n'umukuru w'igihugu agashaka kumutuka ibyo ni ibigoresha nyine bitagiye ahubwo bigarasha bidafite ubwonko n'umutima kuko ibigarasha byiza cyane ibyo nibyo bigarasha kabisa byo murandutse
yakoze ibi kereka umushuti wawe kereka niba ari nkari bivuze ngo wakoze ibi ndabyemera wagiye mu bintu wangije urugendo rw'u Rwanda warindije ibidukikije reka n'ibidukikije ni abangaba wafashe ku ngufu birumvikana ko aho ngaho washobora kugira icyo uvuga mu gihe rero udafite proof ikibigaragaza nta kintu ufite cyo kuvuga ubwo ngubwo ubugira iki ubumoka cyangwa uboroga ubumoka cyangwa uboroga njyewe ngunda kubivuga umuntu uvuga ibintu nk'ibyo akakuha judgment itari yawe abari kumoka abamoka cyangwa aboroga nangwa bwejagura hakaba n'abajwigira ni uvuze kwigira uvuga abantu nabi uriyo hakaba n'abavibura simbazi kwibanzovu urabyumva gute se kuba wageze hano kuri Rukundo Empire Rukundo Vampire uri kumwe n'umukobwa Rukundo Vampire nuko nza ni umukobwa Rukundo Empire kwibagirwa ko nkunda nanga Vampire aba Vampire ndabanga ukazanye umukobwa mwiza ahubwo urayakunda Lilia nawe kunda satani basi none Liliane akaba ari umukobwa mwiza kandi akafite ari kugwa mu ntege zanjye mu bikorwa kandi yabyigaragaje wenyine nicyo gituma mvuga ngo Rukundo Empire bashobora kurikirane ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku itariki ntabwo itariki 9 nibyo itariki 9 so ni namwe bantu duhereyeho mu gukora ibiganiro nyine biri professionnel twababwira ntabwo tubwira abantu gusa hano tubwira kubwira abanyarwanda mu ntara hirya no hino mu Rwanda tubabwira no muri ibihugu bidukikije Burundi Tanzania Uganda Kenya tugakomeza iyo ngiyo hirya no hino mu nshuti zacu abakurikirana YouTube Rukundo Empire bakaba bayikurikirana tukabwira no muri diaspora kabisa tukajya muri Amerika Canada tukamanuka Brazil Asia tukajya Italiyani tukajya muri no muri Schengen Schengen ifite ibihugu bingahe ifite ibihugu byinshi cyane ntabwo ari 35 hafi ni 75 35 ngira ngo hafaho simbizi turagiye mu Birigi Faransa Hollande n'ibindi urabona ngo bakashaka gukurikirana ikintu n'ikiganiro cyacu na Liliane bakaba bagikurikirana kabisa no kuvuga ngo yagusa umushuti wawe Yago ni inshuti yanjye cyane inshuti yawe cyane ewana yaranagufashije bigaragara afashe iki ku mushahara kuki oya kugira ngo Kanyombya live ibe yazamuka yabikoze rimwe azakubireka kirikami gusa ntabwo nzabona musaba kandi ari inshuti inshuti igiye ibonye agashya reka mubwire nkanjye ubona ibye inshuti igiye ibonye agashya k'inshuti imuteza imbere atabajije kabisa urumva ni nk'ukuntu dushobora kuvuga tuti u Rwanda rureba ko rufite iterambere yego hirya no hino bakaba bagomba kugenda barutaka bakavuga ati u Rwanda rwateye imbere ahubwo nabo u Rwanda nitwigisha ukuntu rwateye imbere natwe dukurikizeho natwe dutere imbere rero inshuti ni nk'iyo inshuti ntabwo wirirwa ubaza uravuga ati antuka iteye imbere ahubwo reka nanjye nyiteze imbere reka muteze imbere reka duteze imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda urabona ibibazo yagarimo urumva ibibazo simbizi niwo ubizi oya sinufite social media nukoresha afite ibibazo ki afite ibibazo yabuze canoye ayo n'amatiku yari yarayibonye yarongera arayibura nubwo kabiri yarabuze iza iriho amazina ataraye yagiye kubarega urumva muri rwego rwo kuvuga ko dufite ikoranabuhanga umuntu nk'uriya ukomeye kuriya bamwibashiye n'ubuti nubwo kwa bajura nibo mvuga bingegera rero yarayiyibishije se oya n'ingegera buriya zarayirobye ingegera urayobe ko zikora urumva yayibuze ingegera ya mbere sinayikubwiye yavuye ku murongo hari izindi za kabiri rero ziri yavuye ku murongo cano yivaho sibyo none imaze kuvaho mu kugarukiza barayihindiriye amazina yakwandikiye YouTube ngo Mr ngo give away none agomba kwandikira YouTube akayandikira nawe kabwira umutaramu umwe tuzi ari mu Bwongereza simvuze izina rye ariko ashaka kumwiyambaza akareba uburyo yagaruka ubwo si nuzo uri kuvuga inde Dekati
uriya ni imfura ni inshuti yanjye magara uriya yagufasha cyane uriya yafashije abantu benshi. Ese kuba utari proud yo kuvuga umuntu wagufashije biba ari itiko, ariko kubera ko muvuze nanjye mugende kuko ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye pe. Kuba utari proud yo kuvuga umuntu wagufashije ni itiko, ni no gushora itiko, ariko kumuvuze ndabyemeza kugira ngo utayoba. Umvuze mbese uravuze Dekate ni inshuti yanjye magara ndongeye ndabivuze, kandi uriya arafasha, amaze gufasha abanyarwanda benshi, amaze gufasha abantu benshi ku buryo ashaka kumufashamo akayobora ikongera ikagaruka. Ushobora no kuyireka, ushobora kubireka kuko wowe ufite coordonnées zose za mugenzi wacu ziri muri YouTube. Ushobora kwandikira YouTube ikayikata ikayihagarika ntabwo ari ibintu ushobora kwihagarika, ariko we agahomba akayibura. Ariko n'ubundi bakurikiye coordonnées ufite bashobora kubwira ati tuzagusubiza amezi 3 bakagusubiza channel yawe iriya zina bakarikansori ukandika. Nk'iyo ubonye ibibazo arimo wavuze ko ari njye ubizi, tugomba kubivuga. Ibyo uvuze nibyo ndabyemeye, tugomba kubivuga tukamufasha, tukabisakuza kugira ngo bamenye ko bamwibye. Wavuze ko ibyo bibazo ari njye ubizi, kandi nawe urabizi nubwo uri kubyirengagiza. Yani wowe ubizi nawe ubinyibukije, ariko ngwaye inzira yanyuramo. Wari ubizi ariko utabyibuka. Ntabwo nabibonye ahubwo kumaze iminsi masafari na telefone. Okay, so iyo ubonye ibibazo arimo, yarari mu bibazo bimaze iminsi ku nkuru zimuvugaho we na Dabiju ngo yari sheri we. Nk'iyo ubonye bavuye kuri bimwe agiye ku bindi, urumva? Nk'iyo ubonye nk'inshuti yawe nyine iri kuvuga ku bibazo nk'ibyo, ushobora ariko kuki bamushora w'itiko nyine umva ikibazo. Ibyo bintu byo kumushora w'itiko byo ndabyanga, ngiye nanga amatiko. Ibintu byo kumushora w'itiko ni ukuntu bambona ndi kuri na Liliane ati none dore mushora bagatangira guhamagara umugore, bagatangira guha ati ari kumwe na Liliane. Ibyo ntabwo ari igitangaza. Twebwe abayisilamu, nk'abayisilamu ushobora gushaka abagore 3 kugera kuri 5 ariko arekera ngo kugira ngo udapfa. Nabivuye mu byo bayisilamu ubu ngubu nakubwira ngo urugero rw'abayisilamu, ariko ubu ngubu ese ko ari ukwivuga ngo nkatwe abasilamu nari nibagiye nk'abayisilamu nta kibazo. Akaba gatolika n'umugore umwe nkuko nanjye ndi mu gatolika ko nabivuyemo nanjye. Ufite umugore umwe rukumbi wari ugiye nawe ntiyizere cyane, ndabona ari kunyisegetaho ntiyizere, ntabwo namwemerera. Ariko niba uwo muntu bavuga ko ngo yari afite ubusheri, ibyo first icyo ntabwo bibareba. Ni ingaragu afite, ashaka gushakira igihe ashakiye, nta mpamvu bariya sasi kuba ko ari abarangabe, nta mpamvu rero kumukurikira mu buzima bwe. Urumva igihe kimwe bamushinze abana, ikindi gihe ibyo bintu ntabwo nibyo n'ubuzima bwe. Yashatse akabyara 10 nangwa 5 nangwa 6 aramaze. Ibyo bintu sinzi impamvu ubuntu bw'ubusutwa bw'ubuyuku bukunda kugenda wiyungura ibintu by'abandi. Biriya biramureba, ni umusore afite amafaranga ye, arashakisha, yihangiye imirimo. Niyo ubonye nk'ibintu biri kumuvugaho, biriya ikintu namubwira namufashamo, sibyo? Namufasha kuvuga ati aravugwa agahuha agahutera, agomba kuya nta mpamvu rero. Okay, nk'iyo ubonye nk'ibibazo biri uzi ko umuntu agututse ukamusubiza ari ibintu bikara. Kanyo, tuvuge nk'ibibazo biri kumubaho, uramuruta, sibyo? Ninde wakubwiye ko muruta? Uramuruta. Naramubyaye se? Ariko uramuruta mu myaka. Imyaka nakubwiye ko nta myaka ntabwo nahashye none imyaka mfite se ni mu bukuru. Wari wagiye wanyuka ugasanga hari ibirayi nangwa ibitoki nangwa iki? Ndavuga mu bukuru. Ubukuru ki? Nyine mu myaka. Umukuru se wari wabona ndi umuyobozi hano mu Rwanda. Nyine uramuruta. Umukuru wiki nyine tuvuge akubereye nk'umwana. Ntibishoboka rero ibyo bintu mvuga ntibishoboka kuko nyine ndavuga kuri ibintu byose by'ingero ngo ni kwa Mufano, ntabwo bibaho ibyo ngibyo n'ukwibeshya. Nyine ndavuga ni nk'umwana. Nutajya kuvuga ngo ni urugero kwa Mufano, nta bwenge bufite. Ni nk'umwana wawe ngo urugero ngo isi ibirinduka se rya ntibibaho. Cyababera uvuga no ko urwo rugero nuko ko bawibeshye nta bwenge bufite. Nyine umva ikibazo ndi kuvuga. Ni muto kuri wowe. Ngo yaba wasaga nakanaka, nsa nakanaka ntibishoboka rero. Wowe se kuri batse utavuga ngo yaba wasaga n'inguki. Nyine ndavuga ni muto kuri wowe. Muzajye mumbaza ibintu ubonye nk'ibibazo biri kumuvuga. Umva reka ngwira abantu bavuga ngo dore Liliane ari hano ntacyo ntwaye, komeza ubundi uri buze kugira icyo nawe usobanuraho. Muzajye mumbaza ibintu bifite ubwenge, ntabwo bidafite ubwenge nzajya mbayobya. Ngo yaba
wasaga na kanaka niyo nyine icyo nari ndi kukubaza ushaka kuvuga nkavuga ngo yaba wasaga n'intare nangwa wasaga n'ingurube ugasanga birakureba ariko ntabwo bishobora kugira ngo use n'ingurube nyine ni urugero umuntu aba atanga ntabwo ushobora gusa nk'ingurube cyangwa nk'inguki bo yaba nasaga nawe sinshobora gusa nawe kubera yaba nasaga n'umwana wawe sinshobora gusa nawe buri muntu arisa buri muntu arivukira ubu ntabwo usa n'abana bawe jamais kubera iki umuntu mudasa n'umugore wawe ariko iyo umugeze ahantu hamwe niho musa reka ntabyo ngibyo ni ibintu byawe n'ikibazo tuzajya kubeshya njyewe nisa njyenyine njyewe ndabigira umwami yarabivuze hari ahantu mugera urumva rya si wasa n'umwana wawe ariko ndabigira umwami ndabigira umwami niyo bapfuye kamwe ngo hagera ngo ubu mutwaye ubukire uwo mukoshi nawe utwara nk'utwara urumva se bigaragara ko nabigira umwami yaravuze ati jyewe jyenyine urumva ko ari we wenyine muri wenyine ari we bigira umwami nta wundi yavuze ngo jyewe namwe twese hamwe no ese si wasa n'umwana wawe okay urugero nari ndi kuguha niba inuma nizo ntabwo turi inuma twebwe kanyo urugero nari ndi kuguha ni umwana kuri we ni ukuvuga nk'iyo urebye ibibazo biri kumuvugaho uramuruta urabona hari igihe umuntu ashobora kugira depression vuga ahubwo icyo washaka kumbaza nshaka kuba murusha ibibazo nangwa ndushibaje ushaka ngiye mfite ibyanjye rero nafite ibye oya niba afite ibibazo nibye inanye mfite ibyanjye ntabwo ari ngombwa kugira ngo njye gukora analyze njye kuanalyze ibibazo bye banza mve nyiri ikibazo nakubazaga nibashaka ngo ngire inama se ngeze ko ntigira inama tuvuge uramuruta tuvuge yaranagufashije yamfashe iki yagufashije yamfashe iki ninde akubwira ko yamfashije